Kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mwifuje gukomeza kugira ibihe byiza kandi nshimira mwese mudukurikirana n'ukuri mu biganiro byacu dushyiraho umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bye bitandukanye mwese ndabasuhuje. Haraciyeho iminsi ariko nongeye nagarutse. Kazuba kameze nabi hano ariko kubera nyene kuntu dushaka kubashakira ibiganiro byiza kandi byizewe n'amahoro. Uyu munsi rero uyu munsi naje hari famille nifuje gusura kuko hari haciyeho iminsi haraciyeho igihe tutaganira tutabonana. Nta bandi ni n'umuryango wa Maritini, ngira ngo mwamenye ko yakoze impanuka, yagize impanuka, ngira ngo hari ikiganiro bakoze kijya hanze. Kuva rero yakora impanuka ndetse na mbere haciye nk'amezi 5 tutabonana kuko duherukana bakibyara nko mu kwezi kwa mbere. Ubwo rero habaye utuntu dutumanye tutongera guhura, umuntu abayiruka nka murabizi. Rero uyu munsi navuze ntireka njye kubasura ndebe n'umwana uko ameze, uko biri kose yarakuze. Nyuma yo gukora n'impanuka nyine ngire mu rugo mbasure nyine nk'abantu tudaherukanye mbaganirize. Aka kamvirope harimo utuyogati tw'umwana, ntago naje nikoreye, umuntu atanga uko yifite kandi ntago uyu muntu ahawe ntago agaya, umuntu atanga uko yifite. Hano harimo utuyogati tw'umubebe, turi muri quartier barimutse, ntago bagituye handi babaga barimutse, ngira ngo bahandi muribuka ko hatiriraga cyane hazamukaga cyane. Ubu rero barimutse nazamutse mbanza kugira ngo mbahe ikaze, ariko iwabo twahageze hari igipangu cyane imbere bandangiye. Hano hari izuba ryinshi, nambaye n'umukara, reka negere ruguru gatoya, izuba riri kunyica rikanuye amaso. Mu rugo rero iwabo ni hano, igipangu ni iki, nabavugishije barandangira, n'ubundi ntago ari kure handi bari batuye. Igipangu ni iki, tugiye kwinjira tubasure, tubasuhuze, tubabaza amakuru. Hari abantu benshi wenda mutabaheruka, hano bamaze iminsi batagaragara, ariko nifuje uyu munsi kugira ngo mbasure mbashe kumenya amakuru yabo ndetse n'umwana ameze ate. Ese nyuma y'uko Maritini yakoze impanuka ubu bimeze bite mu rugo, babanye bate nyine, mbese utuntu tujye dutandukanye tubashe kumenya uko byifashe mu rugo. Mugendane nanjye, twageze kuri gate nabibabwiye ni hano, sinzi hanakinguye, ni karibu nubwo atari wanjye ariko twavuganye ko bahari, bambwiye ko bahari. Kamerama utushyira kamera hasi ugafata abantu babandi, harimo abandi bantu. Kanze manyerere rero kabe, ayiwe twahageze. Mwiri wabaha muraryamye? Ni sawa. Muryamye ku manywa kuri iri zuba? Ni karibu se twinjire cyangwa nta karibu muri buduhe? Tuje ko ese ubwo naza hani wanyu n'umutwe, ariko ntago ari kamera gusa, mfite na kamverope k'umubebe nagarakaye nyine kamera. Oya nago wayitinya, ahubwo muduhe karibu twinjire. Maritini arahari se? Twinjire tubasure. Dore uru ni urugo rushya rwo kwa Maritini, sinzi nimba mwari muhanzi, mwako haryoshye kurusha ahambere. Ni karibuni. Yewe. Injiye mu nzira baduhaye karibu. Marite mukomere cyane. Mayi igihe kinini. Hasi ibyo kwiyunguza kuza kunsuruzanye kamera buriya. Ariko se hano nari mpanze ngomba no kuza iriho kugira ngo n'abadukurikira bashe. Nyine wayobozaga na kamera wayicanye koko. Koko cyane rwose. Wese ntago mpora nzi wawe na kamera, ahubwo nuko umunsi nyine numvaga byari ngombwa kugira ngo tubasure nyine amakuru y'iminsi. Nuko nguko mbona nyine. Pole sana twarabimenye. Mwana ntarahindutse. Hari ahantu shane isare abantu bahindutse. Yabaga hari amapiyese y'umuntu y'umubiri abaho. Wari kufite nka zingahe? Ni kuzajya guhinduza nyine. Bakaba nka piyese y'umunwa, bakaba piyese y'agahanga, bakaba piyese y'izuru. Hari umuntu wanditse muri comment mu kiganiro wakoze cyagiye ukora accident. Oya ni ikiganiro wakoze wawe ndumva ari kuri channel yanyu. Umuntu arandika nimba yanditse ngo
ngo yawe ngo disi izuru ngo bongeyeho irindi zuru nimba handitse ngo izuru ryavuyeho bongeraho irindi ngo kubera kano kantu kajemo k'agasununu nani ko yabonye nyina nako nabonaga ari akamyira gusa keza icyo ngiye hari abantu reka ni akantu kaje urumva ni akaregeya kajeho cyambere ni ugukira keza aho ndi ubu ngubu ndabishimira Imana kuko nabyo ntabwo nari nzi ko byamera gutya njye nabonye ifoto yawe gikomereka mbona abaganga barasanasana iminsi kicu ni barumuna b'Imana kuko ngenda kubwiza ukuri gusa abantu bamwe no minsi bo barahindutse ke abantu bamwe no minsi asigaye bemera ko umuntu apfuye natangajwe nuko ubona ko hari umuntu upinga ngo ibyo bintu ni plank ko Martin ntago yigeze akomereka barabeshya ikiganiro cya mbere cyacu kigaragaza ko yakoze bahise bavuga ko ari plank bagupfutse ahantu hose bigaragara ngo ni plank ngo abantu basigaye bikomesha ngo bakajya kwipfukisha ngo bagamije ngo kugira ngo batuburire abantu ndavuga se mu by'ukuri ubundi ubwo umuntu yashi ko nta bufasha umuntu aba mwatse umuntu nk'uwo nguwo gushinyagura nk'ibyo ngibyo bimumariye iki ku buryo umuntu afata akajya gushaka ayo maraso niba ngo arayinka ngo niba arayihene ngo bafata ngo bakimenaho ngo bakabashyiraho ngo amabande yemana nabonye uwo muntu wakuvuze ibyo bintu ndavuga ni mu by'ukuri abangaba bahozeho oya umuntu uzagera wenda hari ibyo wenda bikorwa rukubeshya ariko ujye ubanza urebe ikintu uri kureba ese nicyo cyangwa wamuganise erega wanabaza izo nkovu nazo nizo witeyeho ushobora kubona ikiganiro wenda ukagira gushidikanya ariko ntiwabura umuntu bazangumva guha amakuru yuzuye gusa nyine Imana niyo nkuru ni mu minsi y'imperuka ariko ntibyantungura ngewe wize n'imperuka kano kanya turacyakeneye kubaho ariko kebyo byihorera ibyo bintu ko byahanuwe ko kwa kera byavuzwe ko mu minsi y'imperuka abantu bazahinduka aho uzasanga umubyeyi yihakana nyina yihakana umwana ugasanga umwana arihaka ibyo bintu z'ubu ngubu ari ibimenyetso ntabwo tubibona ibimenyetso biragaragara kubera ko iyo urebye hanze aha ngaha ukuntu ibintu byifashe sibyo ni ukuvuga ngo urumva nkimara gusa nk'uworoherwamo kubera ko nawe ntaramenya kuvuga neza kubera amenyo yari atarafata anambye cyane ariko ijwi nyine ryarahindutse navuga ukumva hari abantu ngo ariko ngo ni yakata ngo n'ibiki numva kuko nyumva nanjye nari nyirijene cyane ntarabasha kwiyakira shyiraho agapfukamunwa shyiraho ikintu amenyo wigeze ukuka amenyo wakoze ibi ryavuyemo ni rimwe byavuyemo ariko ubundi andi naye yaramenye atanu ubundi yose ubwa ngubwo aya kurya se ubundi ubu ngubu nari nabibasha urakina utuntu tworoshye gusa narya gute n'iki cyuma kitambitsemo icyuma kivuye he mu kanwa bayafa none se uzi ko cyakiye bashyiramo kiyafukomeza batambikamo kugira ngo nyine azakomere ko gikunze ko gihenze Martin apareye ufite apareye mu kanwa bazagukuramo akurebamo se ave byihorera ubu nta gikutse asigaye numva ko ari gukomera nanjye mabyumva gihenze se Martin amafaranga mabyumva nanjye ariko se amafaranga agura ubuzima mwana ayibibaza ntajya nabo sibyo ndi gukubwira nti yabaga ibyo bintu bibaho umuntu yagura ko wajya gushaka n'indi pièce kugira ngo usubirane iyo wari ufite ariko rero mu gihe ibyo bintu uzi ko ari ibintu bitagurwa ugomba gushimira Imana no kuba yarakurinze n'ibyo ngibyo bikaba bikimeze gutya ugomba gushimira n'ibyo kuko hari abantu benshi tuziranye banakoze agasida nyuma yanjye ngiye ndimo ndijajara gutya mfata agatege bahise bava mu mubiri batatu rwose tuziranye bahise bagenda ku mpanuka yerutse kubera Kicukiro bayigendeyemo ariko so nibaza ngiye naratanze iki niyo mpamvu rero muri byose tujye dushima Imana kuko niyo mugenga wa byose pe zere ko noneho meze neza uri kubona Imana noneho muri iyi minsi kurusha cyane ushayende yo mu ishyamba urayibuka kujya kwihamagara mu ishyamba arase ko kwari uzi ko hari igihe usenga uzi ko uri gusenga amasengesho y'ako kanya ariko uri gusenga aya kera nayo mu gihe kizaza hari igihe aba ari amatakirangoye ariko nka biriya bigihe kwabaga ari no gushoberwa ushobora gusanga ari amasengesho wasigaga mu ishyamba reka nkubwire ke sibyo hari igihe usenga ari ukubera ibibazo kandi ari amasengesho urumva ari amasengesho niyo wagira gute ntabwo azamuka ntabwo mvuze ko nabeshyaga ariko hari abantu nzi banakora ibyo bintu sibyo ugasanga bibutsa Imana kuko bahuye n'ibibazo
ariko ahantu Imana itandukaniye n'abantu kugira ngo inakwemeze kwihari koko sibyo iyo ubwayo ari igiye kwikubitira ikinyafu ikavuga ati intama yanjye ko mbona ishaka gutana ubundi mu by'ukuri kandi nyimukunda reka mukubita akantu k'agasinyare natagira ubwenge nzamureka hwere none se wagize ngo ndakubeshya irakureka ariko none se ubu ngubu niba nta bantu benshi uzi bari bameze neza ujya kubona ukibaza bino bintu bihindutse gute njyewe hari bya bintu byo kuvuga ngo prank ngo zarateye njye nabanje ko ari umukinnyi bita Nyagahene nabanje kubona kuvuga ngo nta nkweto bakigira ngo ntaki urumva ngiye kubona mbona koko byari ibyanyabyo biri hari ibyanyabyo we ngiye kubona mbona bamuhindura ubuzima batangiye kumwambika bushya kandi yari ameze neza twaravuga nk'umustar uremereye none se wavuga ko ari amafaranga yagiye hehe yakoreraga rero ubwo rero ni hano nkubwira ngo hari igihe cyawe kiba kitaranagera kugira ngo ibintu ubone ukuntu binyuramo cyangwa se umenye no kugira ubwenge mu byo ubona ubwo rero wasanga ari amafaranga yakoreraga kiriya gihe yaracaga nyine mu nzira zose ashatse ariko ubu ngubu akaba agarutse remix yo kugira ngo noneho ajye yagira ku za ntego za ndoto ze kubera ko ubu yabaze kubona ko byose bishoboka iyo wambaye ibirenge uri umusitari ufite izina nka ririya urumva ke ngewe rero niba ahari bino bintu ngifite umunwa muzima ngifite agahanga kazima byaranteraga ubwibone Imana igatishyiraho akantu ko ushobora kuvuga ati bino bintu kubiri kumutera ubwibone kakiraho akasha wamukubita akantu k'akantu gatuma yumva ko byose bishoboka ndekasha bugufi tukareba nabyo ni ibintu bishoboka cyane ntabwo inzira z'Imana ziba nyinshi zirengeje rero ntiwamenye hanyuma shani wumeze uterera shanye ndaho ndashima Imana ni amahoro Imana yambaye hafi n'ubu ikindi hafi wabonye bicamo nyine mu burwayi bw'umugabo n'ubu erega buracyarimo ntabwo arakira kubera ko mbona inkovu numva ko yakize kubera bitakiri ibisebe kumubona inyuma nta kibazo ariko n'ubundi mo imbere ni igisenge cy'icyendera gusa nyine ikiza gihari ke ubu utajyamo yahindukira akareba inyuma ye mugira imitima yoroshye niko nabivuga ariko navuga ko noneho abona yanagejeje umugore wanjye amuha umutima ukomeye yabaye ibuye ko byari bitoroshye mva mubwire hari aho yageze ashaka kwiheba ashaka kubivamo ashaka kunanirwa abivamo te ariko aguta se avuga ati ibi bintu mbishingutsemo njye nta mugabo mfite hari kabaye da ariko hari igihe ibintu bibanika kurenga yaransize yarantaye mu kigeragezo imbeshyera ntabwo yabikoze yarabikoze ntiyabikoze kanshinze byariko ko nabanaga kwa muganga amafuta posting amana nyiriza umugabo ugaramye ku gitanda mana urahari ahubwo uzi ko ari igihe ibintu bishyuha aribwo bigiye kujya byasha neza aho nari gupostinga nsezeraho ahubwo ko ntagiye nuko ari byandi bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka ariko namufatiye mu cyo kari kabaye yarancitse agiye kugenda se ahubwo se neza ko ntagiye n'ubu ari igihe agenda agiye mu gucuruza utuntu twe nkavuga ni kambayo ntagaruka oya ubu umeze neza ni Nyagasani oya ariko ndugenda n'ubundi nta cyantangira ubwo nagera ubuzima mwanyuranye miye barugenda ntabaragiye kera nyine hari igihe reba muri ya minsi yajyaga nta kagenda buriya iyo umuntu yakweretse ikintu ahora gutinyisha abana kwereka ukandira igihe umunsi umwe nzicomokera nkagenda ajya bivuga uzi ko ari igihe neza ko ntakubeshyira uhari ndamubeshyira se n'umwana babeshyira n'igitambambuga tuzaberekeze gucomoka biri muri gahunda cyane we abona ushaka umutwaro uhamagaye abona ari nature gashaka kubivuga bikaba impamvu kabaye noneho se nyemeye password ese namenya ngo ninde uhamagaye nta nubwo ariko mba nyishaka njyewe n'ubundi ajya mu yawe yayirarama ahubwo se wakubye kujya muri telefone y'umugore cyangwa y'umugabo ntabwo ari ngombwa kuko witera umutwe oya ariko nta nubwo aba ari byiza pe sibyo nta nubwo aba ari byiza niyo mpamvu rero ikintu cyiza kiba gihari ni ukwizerana ubundi urugo ni ukwizerana kuko mu rugo iyo hajemo ibintu byo kunyanganya ukumva guhora ukeka mugenzi wawe
n'iterambere ry'urugo riravuga. Shani wumva ngo mishito muri kiragiye umugabo ari kwa muganga. Ugomba kurya, njyewe ugomba kwita ku bana, ugomba kugemura. reka ngutere No story kugusigara kwa muganga ariko ntuseke ngutere story ariko ntuseke ndamwenya. babirabaje ariko biranasekeje umunsi akorera hagisita icyo gihe ndumva ntabwo nari nakoze yari yansigiye 2,000 mu nzu mva ndahaha nanjye ndiyaranja nyine nsigarana ibiceri 800 ubwo bampamagaye aribyo biceri mfite ntibiri bungeze kwa muganga none nibaza ndamanuka ku Muhima n'amaguru biragenda bite Niho bayikoreye. urumva bamujyanye kwa muganga ku Muhima bagezeyo babona ntibari bumushobora ahita bamwohereza sehashika nubwo ambulance yagiye Muhima ntabwo kumuza bizi banjyana urabeshya. nyine ambulance ntabwo batumye yinjiramo Ariko bahise bamukomezanya n'ubundi sehashika bageze ku Muhima bagiye kwinjiramo biranga barakomeza njye rero wampamagaye mbwiye ko bari ku Muhima ngezeyo bati twakomeje none uze kuba ufite 800 uri butege ukagera ku Muhima bikanga nabwo ukongera ukava ku Muhima ugatega ukajya sehashika yesu we umva ariko yarabonetse. iyi Wagiyeyo se? inshuti Amafaranga y'ibibazo ntajya abura. nahamagaye umuntu ndamwanira njye ngize ibibazo nyoreza 2,000 ntege njye kureba umurwayi umugabo akozaga sida shara binyohereza Buriya hari ikintu nabonye kitayakibuka. ese abinyereza atajishinganyije ahita nansangayo Ndakubwiye ngo Ndavuga buriya ni Imana. amafaranga y'ibibazo ntabwo ajya Cyakoze abura umva. kenshi. Ariko amafaranga udafite ibibazo nk'ibyo bikomeye. Nta kintu umuntu yakumara. Uyu murenge se wayakurahe? Mubwiye ngo ndaburaye. Kuburara so n'uburara kurara se urapfa. ni ikibazo Hari abantu baburara ukwezi. kuburara n'iki kiri ikibazo Hari abantu baburara amezi 2. Cyakora nanone. ariko hari ikintu kwa muganga umuntu akubwira Ugahita wumva ko ugahita Ubundi wumva ko hari ibintu niyo nyine- utaba uyafite wanayaguza umuntu ukayamuha ukazasigara wishyura shawo umuntu nawe ndamushimira n'ukuri pe Aho umuntu abatabaye. yanyohereje 2 aranatega nawe ubwe ansanga sehashika Babyita ubutabazi Ubundi bwihuse. icyo ni icyerekana ku bana. Ikindi kandi Ufite abantu. kugira ngo ubone ko kurwara cyangwa se gukora agisida atari ikintu. Sibyo? Serivisi yo kwa muganga ibaho ya mbere bakopa. Na ambulance. Ambulance niyo yonyine batakwishyuza mbere. Wishyura nyuma Ku bindi byose nishyura mbere. Kugira ngo wemere ko yabirenze nyine. none uzi kugenda urumva umuntu ameze nabi Ko ari umuntu urabona bari kumudoda. kwishyuza mu muhanda ngo banza wishyure. urumva birasaba Ntabwo bijya kumudoda bishoboka. birasaba kumutera urushinge rugabanya ububabare Ibyo bintu noneho bakwandikiye amafaranga agera mu 10,000 na wowe ubizi neza ko mu mufuka wawe nta n'igiceri cy'ijana kirimo Kimugeza kwa muganga. mu mufuka wawe nta n'igiceri cy'ijana kirimo oya ahubwo wese ubundi mute kwa muganga nitahire Yereka ahita aboneka barakubwira ngo umurwayi wawe ngo akeneye indodo rero ngo umudoda ngo n'inshinge ukagira ngo ibitaro nta bibamo bantu byishyure. ukeneye kwishyura n'inshinge ngo na serumu ngo tukamutera gusa kutishyura ngo tumutere wowe ujya kubarisha wowe ubizi ko nta n'igiceri cy'icumi ufite ugiye ngo kubarisha urabona biri bugende gutya Mureka apfe. mana Ubundi mbere ntabwo ikigura abantu ugashaka amafaranga. abantu hataba impuhwe none se hagisida nk'iyi ije gutyo washaka amafaranga ute baguhamagara ukajya guhiga amafaranga bamuvuye se si yabonetse. nyine imana yagiye ibikora nyine Imana yagiye ibikora nyine ngo umva. inzira z'Imana zirenga igihumbi Abana biciye. kandi hahandi ubona ko bidashoboka Bakunda kwa muganga nta mikino. Twagiye gukingiza abana. Urabizi ko ugiye gukingiza bishyira 200 kuri kode nyine. Barayiki niyo twishyura. Umugore abura ahamagara umugabo we ngamwishyure kuri kode. yes Aramwishyurira. Noneho wa telefone y'umugore ihita izima aterekanye iki message. Message. Umugore atari ko nayishyuye. Umuganga ati wayishyuye message iri he ati se mwe mwarebye ko yaje bati twe nta telefone tuba dufite. Wereba weduhe message igaragaza ko desa bwawe. ariko ibibazo Umugabo aramuhamagara avuga ahamagara umugabo nta nimero yarazi mu mutwe ngo nimero yari cyashye. yawe Muganga arambwira ati umwana turamukingira ariko ntuva hano desa byabonye twese baradukingira birangiye wa mugore aricara n'umwana bamukingiye ati ntuva aha Amugwatira. Desa zitabonetse shaka umuntu kwitangira yongere yishyura kuri 200. none ikibi cyabo bari abo gukingiza abo niyo afite mu ntoki atavunja ntibayafata yari muganga ngo turahirirwa ariko burya mpaka ujya nta kuvunja miyaga ibihari ariko niyo mpamvu nkubwira ngo
Kwa muganga nta mikino tugomba ihari. kugeramo nyine tukamenya yuko ibintu byahindutse, ibintu by'imiteto, ibintu byandi by'umurengwe, bikibaho kuri iki gihe. urumva Kuri iki gihe ugirwa n'inshuti cyane. iyo uzifite. Kandi buriya kumenya inshuti udafite inshuti z'umumaro, wanapfa. inshuti z'umumaro nazo zimenyera mu bihe nk'ibi ngibi uba ugezemo. Baravuga ngo ubundi igihe nk'iki ngiki ni cyo kuyungurura, ukayungurura ukamenya abantu ukwiye kubwira ibyawe nabo udakwiye kubwira ibyawe. Ko keza buriya naje gusanga kwiriye kuvuga buri kimwe oya, biriya bintu bimera nko gutera imbabazi, Gutera impuhwe. umuntu utakwita yo gucurangira abahetsi. Urabona abantu bahetse baba bifitiye pressure yo kuvuga ngo tugeze umuntu kwa muganga. Yego. Niyo waba uri gucuranga karaoke, niyo waba uri gucuranga zazu cyari abantu barimo barabyina, ibyo bita ngo ni bizompa n'ibiki, nta muntu n'umwe wakwitaho kandi afite injishi ku rutugu. Niyo mpamvu rero tugomba kujya tumenya twebwe uburyo twitwara mu kigeragezo wagezemo, ukamenya abo ugiye kukibwira n'utagomba kukibwira, kugira ngo wirinde kwishyira hanze ku bintu byose. Muri za nshuti zanyu zo hanze bafite abantu banyu bo hanze babakurikira kandi banabakurikiye kuva kera, ntawe ugeze agira icyo abafasha mu burwayi bwa Margarita. Shara babikoze nyine n'ubu ndabashimira nyine Imana ijye bamugisha, kuko ndi kwa muganga sinigera mbura amafaranga nishyura rwose pe, baramfashije bishoboka, ntacyo nabashinze, hari ababikoze. Erega ni kwa kundi bavuga ngo ko n'utabikoze simugaye ubwo nta kintu yari afite. bavuga ngo umuntu ndashima Imana n'abantu bake. Hari abantu nyine bashyira mu gaciro, sibyo? Ariko impamvu mba nkubwiye ni umuntu agomba yituriza kuri ubu ngubu ntagire n'ikintu yero wanatangaza. Amafaranga nishyuye Nuko urumva Byajyaye kuri mituweli. byari kuri mituweli, ariko amafaranga afite mituweli se wavayo nishyuye bwa mbere udafite cyane, ubu mituweli, mbishimira Imana pe. udafite mituweli Ukuvuga njyewe ntibyakunda. byarancanze nyine nkimubona kwa muganga nyine, ubwo nahise murya agafoto kamwe nyine wabonye nawe nkoherereza umuntu, umva iyi foto nayo imwohereje nawe ubwo abura amahoro. Ngiye kubona mbona anyohereje amafaranga, urumva niyo nishyuye bwa mbere, ubundi shase nayo umva byarancanze bose, ubu koko Mana ndishyura iki? Urumva nyine nta n'igiceri cy'icumi nari mfite mu mufuka, urumva na ya 800 na ya 200 bari bampaye byose nayo mbikubise mu matike birangiye. Mvuga ubu nyine nahimana anjyemo nayo kwivuza, bana mbasize mu rugo. Kugemura ufite umwana mutoya. Biravuna, aga nta kintu cyoroha. Niyo mpamvu nyine mu kigeragezo uba ugomba kugira ngo narera n'ukuntu wihanganira icyo kigeragezo uba uhuye nacyo. Ubundi ari ibintu biba bigahita bigaragaza amarangamutima yawe, kugira ngo isomo riremereye, kugira ngo na nyuma y'ubu buzima cyangwa se nyuma y'ibi ngibi uzamenye uko nihaza n'ibindi birenze n'ibyo bamye ukuntu byitwaramo. Kandi ikindi ibi ni ibintu kuko wa muntu wizeraga ntabwo ari ugutabara mu kigeragezo. Wapi Ibi ngibi nabyo biba bishaka gutanga isomo rivuga ngo ntuzagire umwana w'umuntu wizera ngo bino ngo azabinkorera, ngo bino bintu ni bibi. Bino bintu nabyo byica mu mutwe kandi atari ngombwa. Icyizere cyo kuba abantu Kugira guha umuntu icyizere ngo no muntu ngo ariko ngize ikibazo ngo namwitabaza buryo. Agako. Niyo yaba ari mwene so niyo yaba bimeze gute, ntago byapfa gukunda. Biragoye kuko naho hari ikibazo muri icyo gihe ugasanga ntabwo bikunze yuko nyine agufasha nk'uko ubyifuza. Kandi urumva ikibazo kiba kigutunguye nawe kimutunguye cyane rwose. Rero ukeneye gufasha nawe atabufite bw'ako kanya, ariko nyine kuko uba udafite inshuti imwe uburira ahandi ugahamagara ahandi. Nyine buriya iyo Imana ikigufiteho umugambi ntabwo ibura gufasha. Imana ikoresha umuntu. Ikintu bita ubufasha cyo si ikintu cyo gushyira imbere, kuko bufasha bo yasi ikintu. Nubwo baca umugani ngo gutanga bizana umugisha kuruta kwakira, urumva? Ariko tugomba kujya dushyiramo ubwenge cyane, sibyo? Kuko twaje kumenyera yuko hari n'ushaka kuguha atari urukundo cyangwa atari impuhwe agufitiye, ahubwo ari ukugira ngo yikuremo ibyo nawe ashaka kugira ngo yigerere ku nyungu ziwe. Niyo mpamvu rwose buriya ni ugushishoza cyane, saba gushishoza keza.
iyo ntabwo nakubeshya ni ugushyiramo akenge iyo gisida ngewe nkubwije ukuri isomo yansigiye ni rirerire cyane harimo amasomo menshi cyane ariko wize ishuri harimo ishuri ubu ngubu nakuvuga ni indi level nize kabisa ndanayiminuza niyo mpamvu ubu ngubu nta bintu byo kujenjeka bikira aho ngaho kandi ngomba kuzajya mvugisha ukuri uzajya ubabara ajya babara ariko kuri kuraryana kuri kuraryana sinjye gukubeshya nibyo kuko ukuri kuraryana nibyo nkubwira ni umugore wanjye byageze aho ashaka kwiheba ariko bitubwire neza uko wavuze ngo ageze ashaka kubivamo ashaka kwiheba yabikoze mu buhe buryo je bitangira kuba njye nkimara kumufata umufata yindi baravuga ati iki kigabo n'ubundi marona kirege cyumba sinzi ko nzanya ari kintu nakimarira kimarira tubwira uburyo yashatse kumukora mu kuri kubivuga tukumvira kumubeshyera ni bya bindi yarakubwiye ati wa mugabo uri ikimugambegiye ni bya bindi twatangiye umbwira nti kura muri telefone y'umugore bitera agahinda n'umutwe sibyo umufashe guta agize gutya telefone yarayisigira ngiye mufata na chat n'umuntu barimo barapanga kono ngo agiye kumuhanga amaviza bamarese ngo ibiki byose hasi umugore ndabisoma nditonda uri kwa muganga oya nageze hano mu rugo wari wataje burega burango ntacyo ntagukorera ngo burango ibintu byose ngo ngewe ngo naburango kuba narabanje kuzunguza umutwe ngo nyina ngo kwaro kujya ndeko nawe ufite gahunda uyagasubiza ngo iki kandi ubu ngoro wabivugaga ni wo bivugaga urumva ni nk'umuntu wari waramuterese then nyuma banza kwijijisha nyuma bigaragara ko uyu ngo ari kumushotora kandi urabizi ngo abagabo tworoha kubi ngo umugore wagushatse ntiyakubura kandi ngo umugabo ashobora kwirirwa ahiga umukobwa akamuhiga imyaka 5 ataramufatisha ariko umugore wagushatse akora horoshye nako kanya si cyo cyageze mwe mupfuye reka akaro ngo baramujyanye bya kera none biberaho kwibagirwa tujye twibagirwa ibyabaye kwigira ku mateka birafasha rero niyo mpamvu nkubwira ngo bijye bitubera isomo ngewe umuntu mufatane chat nindangiza noneho chat nzihe utubyoherereze arangize nimba imubaza tsembe bure umuntu akakwemerera nibura kubwira ati byabaye ndi gutekinika ibi nibi ariko uzi umuntu guhakanira ikintu cyabayeho ni kigaragaza nyine ko biba biri mu mutwe we afite gahunda yo kuguhisha jibe niya kubwira ati twagira ngo tubone amafaranga afazari yo kintu kisobanurira nta n'umwe guhita mbyumva ko kanya niyo mpamvu n'ubu ngubu nta kizere namuha ariko visa zizarikora shane tugire ko narufashe visa rero bashaka kujya mu ndegera yes ndege takoreye urumva wayibona kuko iyo ndege ikagwa amahoro ubu nakitera abana nkagenda arewe nese ntukibyara waracutse kwereka ngo buriya ngo ngiye ngo n'abana ngo abana si ngo ngiye ku ruganda rwabo yego n'ibindi bacurika bihari chat shano uko nyina ngiye wenda iyo nababara umuntu bita mera nkaho managuye ibintu nuko buriya taza nabyivugira wa mugani niba mubeshyeye cyangwa nyine wari wavuga gusena ngo we wamwe agacupa wenda agacupa byakujemo nyine urabivuga uwo muntu neza uranafatwa ufatwa barakina n'abantu reka ngusobanurire ibyo bintu sibyo mu minsi urabakinisha nuvuga ngo hari umugabo mu diaspora ugeze ku nyandiko diaspora barabamara abagore numvise n'isezerano ry'ubu ngubu ngo risigaye rijyaho ngo Imana nindinda aba diaspora ngo tuzarambana ndi n'ubantu basigaye bakuki ibyo bintu byoroshye yangije yatanye nyine anyandikira nyine mbona ari umuntu dukunze nk'umuryango ariko kumbe icyo yaragamije mva nyine yaranyandikira yatinje kubafasha narabakunze ibintu nk'ibyo ariko nyuma birangira bibaye nyine ukundi bitewe n'amagambo yakoreshaga mba umuntu yarangira teresi byo bivuga niho yaganishaga yakwitera umujugujugu nese wari icyo ndi guhisha yambere da ngo ndamubeshyera muca mu ijambo rikakomeza ndamubeshyera ikintu ndi guhisha hanyuma rero maze kubona ko ari gutereta umaye n'uwo mugabo yarambwiraga nyine nzabafasha nzabimura ajyane mu nzu nziza mu gipangu muri mwenyine nta kajagari nta kavuyo mbaho icyo gukora
shanya bahinduriye ubuzima pe ariko ikibazo yabuhinduye ariko mu izo magambo zabihehewe impuhwe yabuhinduye mu magambo ntiyashyize mu bikorwa ahubwo we ibyo Niyo atangiza wamwijeje ibikorwa. oya ibyo wamwijeje ko wasanga muzagira ari yaremeye kumubonja ari hafi Ariko hano none se wemeye ibyo byavuze byaje utari wabyemeye uretse nyine wumve nanjye ubwo inkuru nayitangiye karagwira wa muntu ntaho ndi bubakinge yamubwira sha ndangije umugabo bizagorana nyine ambwira ukuntu azaduha igishoro tugakora ambwira ukuntu azatwimura akatwishyurira umwaka wose inzu umwaka oya yambwiye amezi 3 ariko nyine akajya yishyura nyine buri gihe arangije umugabo ati nzahita mbafasha muzamuke muzi n'aha mujye muri Amerika atari ubwo niwo uzabanza kuza n'umwana mutoya umukuru aba asigaranye na se bazaza nyuma kugira ngo mubaze mutegura aho bazaza baza kumva wariko ndangije no urabyemera ibyo bintu numva sinabyo rwose uramuhakaniye se icyo gihe naje hano kuri social media ngisha inama muhakanira nyine waramuhakaniye cyangwa warabwiye ati ngo musubije sikunseka ibintu uri kuvuga ndaguseka ibice ariko reka tujye tubwizanya ukuri iyo ngengo ibyo bintu byose abigiyemo ngo uri gutekinika ngo icyo wakuyemo ni igiki ngo umenye ko ari gutekinika watekinitse bworoye ayo mafaranga ya visa yarakwereje umbwira uti dore nende kumutekinika waye ngana yamukuyemo si wowe wishe umuti ntiyasohereza nishe umuti se naramwandikiye njyewe narakubwiye ngo urumva ibintu nk'ibyo ngibyo yabonye yarabimbajije chat nyine ahita aza hano njyewe yarabimbajije urumva urumva yarabimbajije ndamutsembera bivuze ko ikibazo ari wowe wabyishe amaze kunsembera sibyo ke gukora ibihe byagaragaye niba rikisha isuka urabizi negera agacano kanye nubwo ari gatoya ariko ushobora gutangaho message kakaba karasa umuntu uranyumva ndangire ndavuga nti uyu mugabo ninamwihaniza ahangaha araza kunsenyera keza urabizi urugamba twaruhanye k'uyu mugore ukamerekeza kujya kumusenyera noneho nkamanika amaboko tukajya ku murenge we ukakamanika akaboko nkamanika akaboko mfashe idarapo ry'igihugu umuntu akaza kwirirwa arata amafaranga ntanayabahe ayagushukisha none se umuntu uwo muntu ushaka kumfasha ngo azanjyane muri Amerika utabasha kubona umuntu n'urwaje umuntu uri mu bitaro aho agashaka kwagisara kwereka yuko noneho ngo niba umuntu arwaye ngo hita ufatira vuba vuba ngo ubone ukuntu ugenda ngo atazakuzirika ntago we n'igihumbi ngo utege ujye no kureba n'umurwayi wawe ariko ari kuvugisha ururimi gusa kwereka ko ngo ibintu ngo bira ese ibyo bintu byizeye gute ibyo bintu noneho ikintu cyandiye mu abitsembe burundu ati ntago twavuganye ubwo yarazi ko urumva nanjye namubaje muri ya systeme yanjye yo kugira ngo nigize dage abonye mweretse chat nibwo yatunguwe arafashwe fatanwe igihanga ngo nukuri ngo nende kuyamutekenekaho ari he rero ari tekenekaho iyo wirega saka ukabimbwira mbere cyangwa n'ubundi ko ari iyo kure koko sibyo ko ari muri Amerika iyo umbwira ati rero hano ari umuntu turi gucata nk'ubu buryo reka tumurye amafaranga gutya reka ndebe ko bizavamo ntuzarakare nari kubihagarika ibyo bintu ya basi zambare narakosheje ntago utahuzanye mubaza utanzanye mubaza dira uko tuyikina ahubwo kubera ko na visa batazi ibyo ari ko ari ibintu bahereza kuri telefone azavuga ati iyo visa yinyohereza kuri mobile money ndaje mu kanya kandi yarambwiraga ko ngiye azanyoreza amafaranga ashaka ibyangombwa nazo visa urayizi ntayo ubu uzabwirwa n'iki ko baguye yanyayo ni utwe nayizi ngiye ntibyandebaga oya ntabwo ibyo byandebaga nashakaga yohereza ayo mafaranga sibyo ugiye ku isoko ugiye nakaga reka ngubize ukuri ugiye kuri ikintu utazi icyo ari cyo sibaguye icyo bashatse mwatumye naceceka none ese ceceka burundu basi iyo ureka akanyereza n'ijana nkagomeza nkizungureze amafaranga nta muntu yavukana hariya muri Amerika niba nahari nawe ntiyavukiye none se wagira ngo yapfa kuyaguha n'imvune ibayo utekereza ahantu ariko umuntu agera sibyo yewe numvise amateka yo muri Amerika hari n'ababyeyi rwose bakuze bo aho atuza ahantu ariko umurenga ushira ati bino mu Rwanda tuba twivugishwa ngo abakozi ukagira umukozi ukogereza imodoka ukagira umukozi ugutekera ukagira ati reka twebwe nta muntu n'umwe wigera by'umukozi
urihahira urikoropera urigira ute ukajya ku kazi ukoza abana ukabajyana ku ishuri ukabavana gusa urambwira ngo ayo mafaranga yavunikiye gutyo sibyo ni ahubwo ni nayo mpamvu bagira amafaranga nta biyakonsoma ahubwo baba babonye biyatakaza nta mwanya bagira wo kuyatakaza niyo mpamvu rero ahandi akaba yanavunitse gusa urambwira ngo yaguhari icyo abonye reka ngwize ukore nudashyira ubwenge ku gihe ndakura ariko Marite Imana buriya muravuga ngo iyo ubuze ubwenge n'Imana irakureka nk'uwigeze kunyandikira ariko reka mureke namubabariye azongera nyibariza ngiye ntandi ibyo uyu nguyu byo ubu nizere ko uretse ku gatotsi kashaka kari kajemo ariko katakomeje nizere ko mumeze neza noneho nta tundi tuntu ako kantu ndumva kuko kumva mwaragahoshije kararangiye nizere ko Marite ameze neza na Shania nta tundi tuntu two ku ruhande abana ese ntuzari wa mukobwa wanjye agiye ku ishuri ndi baratangiza cyari ku ishuri nizere ko mumeze neza nta tundi tuntu tw'utubazo mufitanye uba ari ukurusha ubuzima Shania agasigaye acuruza umuzungu zayo tazatuma baza kumutwara natubeshya we siko kazi kanjye kuva kera nubizi wari wabona Shania yazunguza we shara abantu bavuga imyenda buretse abantu babibona mfite n'umukiriya ahantu ku Muhima w'umukobwa ushyira muri comment ndumva naraguhaye imyenda azunguza we ajya kuri abantu nambitse babishyire muri comment bishobora mubona oya nabo nambitse babishyire muri comment ndabazi banamubona ubu ngubu uraderivaringa imyenda arayitanga mujye nimubona abagabo bamboherereze yashyizeho mu ikabutura ko ntabwo bajya bemera ko azunguza uyu ninde wowe ninde wari uri kubizunguriza yesu abizunguriza mu muhanda wose uwo nzakomanga ku gipangu kiwe yambona ntazatungurwe haguruka mu munyarwanda ukore nyine uratangira akazi ntabwo ndafatisha imbaraga kurumva nahise ngira n'ikibazo cy'amatwi nyine oya ni ugutwi kw'iburyo wagize ikibazo gusa ntabwo gukora kora neza kwavagamo amaraso menshi mu gutwi naragiye ejo bundi bozamo barahoza byatari ubu hari imiti rero ndi kunywa kandi ubwo nk'iyo ngiye ku zuba isereri iramfata kubera ugutwi cyangwa nkumva amajwi arahindagurika ukuntu nako kwagiye kwarangiritse byari danje buriya gukomera ku mutwe si ikintu shawara naje gusanga rwose no kwa muganga nyine iyo babonye ari umutwe wawe ukomeretse nabo barahangayika pe si ibanga amahirwe we yagize kugera kwa muganga ari akaguru kacitse ibyo baravuga atatu pose ziraharisha bahita bayicyaza bagahita bakuraho nakoze umutwe bawukureho umutwe ntibakuraho ubuze nkiba nk'izuba niryabazengereza ngo barikate barinogonoreho byagenda gute uremera nyine ugahangana n'uburibwe kubw'Imana ikongera igakurokora nk'uko iba yakuzigamye kuko buriya gihe reka nkubwize ukuri agise iyo ubonye ubundi udasize amagara mu muhanda kwita navuga ati bana nabayeho byarangiye buriya nyine igihe cyawe kitaragera wumva uburibwe uraribwa n'umubiri wenda ukangirika ariko umubiri we ni ubusa pe gusa umuntu wese wirata umubiri we yumve ko nta kintu afite hari abantu baharerega batajya bamera ko ibyo bintu binabaho utarahura n'icyo kibazo ntabwo ariko nyine abantu bahuye nacyo umubiri wariye umubiri wababaje wanahindutse ariko se n'uwo bitarabaho ariko zizashira n'uwo bitarabaho ubu nta muntu icyuma kirakata ngo ahangayike uziko n'akari agasebe gatoya gakubuza amahoro yagiye yagarukara ko imbere hatarakira yiga hari hatandukanye muzi ko umunwa ari watandukanye burundu watandukanye amenye agaragara ubunye nuko n'abantu rwose nyine bafite amatsiko yo kureba ibyo bintu amunagiza nk'iyo video ukuntu imeze bari bayimfasha aravuga ati koma tajya muri koma cyane cyane ubundi nk'abagore mana aho umuntu atakaza ibiro 8 rego aba yanegekaye kamanukira rimwe byose byavuyeho
ariko ntabwo wabimenya ntabwo bigaragara inyuma ni ukubera imana nyine byose ni ukubera imana uko wanganaga n'undi ubona ko nta cyavuyeho kinini imana rero ukuntu iguhisha irakuzigama wisubire wongere wiyegeranye wongere Martine uhaguruka ujye mu kazi ushaka amafaranga ikidashoboka tuzongera kwikorera umuzigo nta kidashoboka akazi kose n'ak'imizigo azakora kandi kazi ese azahora yikoreye imizigo nahinduka ntabwo naremeye kuzahora mu mizigo umuzigo we ntabwo bibaho rega n'igikanu ntigikora ntabwo byashoboka ujya kuba muri keza sauna inzira umurengwe bakagukorera massage ku gikanu nyine igikanu niba kidakora ayo mafaranga yo kujyayo uyu mugore azajya yinkorera cyajya afata binuze kagikotori agukorera akamassage ahubwo na zino gaze zigura ebyiri senyi saa zayikora nawe tuzi dushyushye nubwo ikibazo arambwira ngo ava mu muhanda ngo ananiwe ye baba yawirutse nyabo ngo nabonye daso ngo ndiba ari daso nyeri yakoze marato nyine abananiwe ariko aze kugenda iyo uzunguza ugenda ibirometero nawe utabasha kandi abafite kubara akazi katoroshye gutakana mu biro byo kurya oya barakunombera mbere kurya nk'umuhungu waje utaje isekeresha oya ntabwo ndi kuguseka ni inseka rwose bakabinomba nyine kunomba abasha guhekenya wabi ese wagize ngo inyama sinayiteka ngo narure ku isahane murakaranga mukazijya kureba ni agasosi we akinywera agasosi akanyama koko wapi ababyeyi bararasha hari igihe kigera bya bintu wanakunda ukazinukwa azihase ndakora wazihashya arazirira ubwo wakoze hari umugabo uvuga ati icyo ntarya singihawe ariko icyo ntari burya singihawe ariko ikintu kinangaza ni kimwe iki kintu kiba kinangaza ni kimwe ke arabizi ko ari wiriwe mu kazi sibyo arayabuze aratashye gusa sheri ngo nta gihumbi ngo mfite ngo ubukimpaye ese wumva nagikuye he bari jambo ngiye kuvuga ariko ntambwiburije si wowe mvuze sintukanye ariko nta mugabo wiburira ngo nta gihumbi ngo mfite ngo ubukimpaye nta mugabo wiburira mu rugo usika ashaka gusiga hano iminsi 3 ariko akavamo avuga ati wampaye ntabwo birananangaza abagabo uziko njyewe najyaga numviye ibyo bintu najyaga numviye inkuru yayimbwira papa wanjye ajyaga ambwanira akavuga ati rero umugore igihe cyose umugore uba ugomba kumenya ko ahora ateze amaboko imbere yawe yaba afite akazi yaba atagafite aragusaba simbyemere ati n'ikimenyimenyi niyo waba umaze ukwezi uryamye mu nzu urwaye araza akakwaka amafaranga ati buriya nta impamvu ni iyihe rero wakibasanga impamvu ni iyihe ndayikubwira kuba umugabo kuba kuvuga izina umugabo bisobanuye ibintu byinshi ubu uri umugabo nyine kwitwa umugabo byonyine bisobanuye ibintu byinshi urugamba rutoroshye urumva ngaho ibaze ko ava gushakisha akayabura akayakubaza akayambaza azi ko yasize mu nzu n'umwana umusubiza ngo kirere utigenda ure muri kagati rwa rugendo ari muyafate oya nta kindi kintu mpita mubwira ni no jya kuri botike ubabwire baguhe nzabahebaha ko naza kuri botike bakwakunkopa n'ubundi ko muri quartier basanzwe banzi ngiye birangira nyine amadeni sigaye ndikanya amadeni ariko umugore ntarinshishemo reka hari igihe ubona cyane none wagira ute ko biri kose umugabo ntiyakiburira niko bigenda kuko niba mbwiye gutyo kumubwira ngo ntaho nyine ubwo numva ni handi mamushumuye wavuga ngo muraburaye oya mpita mubwanijya kwa runaka shana no kumubeshya ati nayohereje ariko akona kandi kantu ka kabiri shobora kumwohereza nahita mpamagara kuri botike aravuga ni byakaza mu ndepane mu mere madame ibi nkanamwohereza mubwiye ko nanayohereje ndabimenye none wagira ute ubikora kandi wicaye mu nzu wagira ute kandi mukarya nyine iyo uri umugabo uhora ushaka icyarengera nyine abushinzwe abufite mu nshingano zawe ufite ideni ryangana naguteye yewe warari uri kuri maza ngo uryishyure nyine mbwira nzanishyura yishyura we Imana yarishyuye amadeni yose ubu ngubu ntago wowe wakwishyura umuntu amadeni afite wowe waba urinde ariko ntago ese wambwiye ideni uzagira ni kuri butike niba ari kwa kazungu muraziranye
ndetse ubu ninjyayo akamfatisha ingo cyangwa akamfatira ngiye guhaha hari ibyo wagiye kumwaka ari kuri telefone k'umugabo ari we bazafata ndetse ubu ninjyayo guhaha akamfatira uwo ngo tuba tuziranye mu uzabona nanjye navuye mu nzu natangiye gukora azamenya ko kabaye nshobora kujyana amafaranga biri ngombwa akangarurira agahita afatira yandi ari bungarurire ntabizi ko afite ideni iyo byo byihorera cyane akopesha ku muntu uzi wizeye ntabwo akopesha ku muntu ubwo ni urugamba rw'abagabo rwa keza kandi ibyo biramureba ibyo ngibyo nyine ufatira uzambwira uti sheri ko bafashe mu gwate bimeze bitazaza kandi warambwiye ko nta deni azaza yishyure ariko rakina n'abantu b'iki gihe ibyo ngibyo nta n'ikibazo kiba kibirimerega ngo nta mugabo utagira ideni uwo mugani navutse musanga namenye ubwenge musanga ku inosi nese ubwo abagabo bose babyirutse kera nuko bari abakenera ku buryo bikopeshaga ahubwo nyine nawe gusanga no mu biranga umugabo n'ideni ubwo rigomba kubamo nk'uko gufungwa bibamo ubwo n'ideni ryongereyeho yiyongeraho kubera ko none si ubwo wabura ideni gute arega burana n'ideni riri mu byongera icyizere nose umuntu yagukopa atagufitiye icyizere kubera ko utarabarame icyo cyizere burana ukuvuga ngo umuntu ajya kugira kuri level yo kugira ngo aguhe iryo deni nawe hari icyizere wamwubatsemo niyo mpamvu rero utakwirirwa uvuga ngo azagufatira ikiba cyaratumye akwizera akagukopa nicyo gituma yihangana ngo akagutegereza hanyuma shane ko mbona turi umunsi turataha tutariye bimeze bite ntabwo turi buryano ariko urasetsa ubona bwije imbabura ziramanitse gucungana n'amasaha imbabura mwazimanitse kuza tukajya gucungana n'amasaha muna tugiye gutaha ibyo bintu umuntu aracyabivuga ubu ni uguteka jantiyari uko hageze ingo si 12:00 azagera saa 11:30 ntabwo uranyibukije zageze kodi ntabwo ziragera saa 11:00 nibwo zikigera ntabwo ari ibintu nyine byoroshye ariko gusa ikintu namaze kubona cyo cyambere ni iyo Imana ikigutije ubuzima uravuga ngo burya iyo ugihumeka ibintu byose bigishoboka na bya bindi wumvaga bidashoboka 90% mbere y'Imana byose birashoboka iyo uyikomejeho nayo kwikomezaho cyane akoshaka gusenga njyewe musengero ntabwo merukayo mu mutima nyine mu rugo gutyo ugiye kuryama ari igihe nkaterura gatoya kanjye njyenyine magana n'Imana mu mutima ka wenyine bivuze ko wisengera wenyine bansengera urugo n'umuryango byose gatoya ka wenyine nyine nkavuga kamana ndinda njyenyine keretse wenyine iyo birimo neza akambwira ati dusenge uyu muntu abangezayo mba kwiterura ke wenyine n'umwana we muto akabashije diaspora nkuzeho rega no mu rusengero ariko rega ntago mu wasenga rusengero najya kwirirwa nicaye mu rusengero nzi ko turi buburare ntago wasenga uri gutekereza amadolari mu mutwe ngo bikunde buraje vanye arayabona diaspora wanjye arancitse we ayiwe ariko n'abafite si watumye agenda uzana banyaka nimero ze baranabafite pe barahari pe batamuhamagara se njyewe nzibahanzi ko ari bya bindi nyine by'inoze ariko ubwo nimba hazamo n'ibindi ni ubushake baba ari abagabo n'abagore ntabwo ari abagabo gusa abagabo interanya mbabari cyakoze daka ngukorera icyayi genda unyweye abagabo nkorakamu karusha ninde namize shisha vuba natwe urasanga Imana iratabara usanga dushoje yenda hano nusatashye wa mukobwa wanyu simuheruka yabaye inkumi nta kidashoboka gentille urataha ageze mu kangaye haryo mu wa kabiri yagiye mu wa kabiri kandi yagiye kabisa gahunda umukobwa wanjye burakunda ishuri nicyo mukundira ishuri ararikandagiye ntihandi n'ubundi akiga ariko sinjye gukobeshya byo ke mwino minsi usibye aho Imana irengera umuntu ubundi ari igihe urugo rugera ahantu ukumva wanabivamo oya ariko se kutangiye kuganira nabi ntabwo ari kuganira nabi keza ukomeze neza kuri gukira madamu ameze neza mumeze sinjye neza gukobeshya cyangwa ngirente sibyo buriya impamvu wumvaga ngiye meza nk'uri kujyana no mu migani sinjye no kuvuga nk'akantu ngiye kukwibira kibanga gatoya yego tekereza ko urugo urabizi ko ari urwanjye ntabwo umuntu narwinjiye ni iwawe
ibyo bintu ni ibintu uzi nk'umuntu wamperekeje gusinya nk'uko rwose umugore n'uwawe kwibutsaga buriya kukwibutsa ko ari akantu ari aha kwari ukugira ngo yumve nibura yego yumve yuko ibintu ndimo atari ibintu bintunguye cyangwa nahubukiye yego sibyo kuko ndamya neza nta muntu wajya arakwidarapo ahubutse ntago bibaho kereka wenda ni nk'amafaranga bamweretse bagiye kumuha nakajya gusinyira abo mafaranga ariko n'ubundi nabwo urumva iyo ugiye gusinya hari byinshi nawe uba witesheje hari ibindi bintu uba wiyambuye niba bivuze ngo uba wiyambuye ubugaragu ntuba ukiri ingaragu ntuba ukigenga ntuba ukigenga uba ubaye umuntu wa runaka sibyo rero kwemera kwitwa umuntu wa runaka bikuvuye ku mutima nta zindi nyungu ukurikiye ari ukugira ngo nawe witwe umupapa ugire urugo rwawe ruhamye nyuma ugasanga ibintu bibaye rwasarera utangiye kubuzwa uburenganzira iwawe ke ni ikibazo kitoroshye uri kuntera amatsiko ariko ubwo nategereje impamvu uri kuvuga ibyo byanyubiri hari ikibazo se giki hari ikintu kitagenda neza se kindi tutaganiriye madama hari ubwo ari aho hanze abari kogereza utuntu hafi aho ngaho nanyumviriza mwihorere ariko reka nkubwize ukuri bizagusabe kugaruka kugira ngo tunabiganireho neza kuri icyo kintu wenda mubaze n'impamvu anagisobanura hari kuko buriya nakomeza nshaka kugishyiramo akajya mbona ariko ushaka guhita nyitambika ameze nk'aho yabikemye ariko kubuzwa uburenganzira iwawe ni ikintu giteye ubwoba bivuze ko akubuza uburenganzira ndabangamiwe noneho mba ndi nta n'imbaraga nifitiye nkabura n'icyo mbikoraho birumvikana ni ibintu biba bitoroshye nyine ni birebire cyane ariko ntabwo mu rugo haburamo utuntu gusa ndashaka njyewe sibyo ubwo nongeye urabizi ko tujya inama bikemera uzashaka umwanya uze nzaguhamagara hari yaruhutse n'ubu ngo atagiye mu kazi yego mukuregere njyewe n'abakunzi ba Keza TV show hano batugira inama n'ukuri kubera ko njyewe hari igihe kigera umutwe umukifasha gusara pe niba ari ikintu gikomeye kandi kikubangamiye kandi wumva utamubwira wenda ngo mugikemure muri babiri hari igihe biba ngombwa ko twifashisha inshuti n'abavandimwe buriya hari igihe umutima w'umugabo buriya ni ikintu kiremereye n'ibyo bintu bitekerejeho nyine ndeba no kurira nkumva bijyanye n'ibyo gucurangira abahetsi nkabugana n'ubundi se ndaba nderera ndi apfira mu mutima nkareba uko bimeze nkabugana icyo akoze Imana nigena byose nzi ko bizagera ku musozo ntacyo nzagaruka ntacyo tubiganire niba ari ibintu bikubangamiye nta kibazo ubwo nzagaruka tubiganire ariko njye nabonaga nta kibazo mufitanye nabonaga nawe yishimye none se ko bizi Keza uri umudamu nawe sibyo buriya ni hakeya abadamu muzi ko mujya mutsimba utuntu mu gatsimbiyo ushobora kuza iwawe maze kurwana n'umugabo wawe cyane ugahita unyereka ko ari shushu sheri hani kwini suza umushyitsi kandi muvuye hirya mumaze gudundana imitwe wasohoka tugasubukura namara kurenga urugo ambisire ngiye ngo burango ukajya uzana ngo abashyitsi bawe uko wiboneye uburango ugasanga umugeza mwonye mugahita mudundadunda nawe yarengejeho nyine yoroshe ariko buriya pe ngiye nakubeshye buriya kurenzaho kwanjye ngiye biragoye ariko ujye urenzaho ntabwo igihe cyose rega wihutiraho ariko urabanza ugakaruma ariko ibintu ubonye bitari kugufatira ubonye bitari kugira iherezo kandi ngiye kugira ngo ngumane ikintu mu mutima kizanturikana mena umuceri hasi ibiba bikaba yaba ari uyisubira akisubiraho uko ni ukuri maritereka dusoze uko ndabyumvishije ubwo ndashaka undi mwanya ngaruke tuganire nawe ahari icyo kintu tukiganireho twumve niba cyakemuka cyangwa ariko kizakemuka mwanyuze muri byinshi ntabwo icyo nubwo ntakizi ariko ntikizanirana mu rugo rwanyu kuko mukeneye guhuza hatarimo utundi tuntu kunyuranya abigeze no cyane ukuri ukagendera ku murongo ntabwo ndarinze ko umuntu ashaka kurwanya mu bintu wenda abona ari bishya no mu rugo rugo ngo abirwanya ari ufata iya mbere kurwana uratuma kandi mbikubaza reka dusoreze hano abakunzi bacu twari twasuye Martine ndetse na Shania mu bigo ntabwo twari tubaherutse mwumvise ko twaganiriye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi nizere ko namwe muhari kugira ngo mubashe kubagira inama cyangwa se no kureba ibiganiro byacu dukora umunsi ku wundi reka mbasezereho twasubira ubutaha.